kuba ufite umukobwa mukundana, umugore wawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese wakwemereye ko mwakorana imibonano mpuzabitsina, ariko rimwe na rimwe hari n'igihe usanga umuntu avuga uti uriya mukobwa arabishye, uriya mugore arabishye. Ntimusongeye kukwereka ibimenyetso cyangwa se ngiye kukwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina. Kuba umukobwa mukundana ashobora kuba ataryoshye cyangwa se atanabiryoshya ibyo mukora. Ntimusongeye kukwereka ese uryoshya n'uyuhe, ese ibimenyetso bimugaragaza ni ibihe. Nta kindi usabwa wowe uyu munsi usibye gukanda subscribe niba utarayikanze kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, naho nge ubibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Emi, uhawe ikaze ku muyoboro w'abasobanutse kandi uhawe ikaze kuri gym y'urukundo. Rimwe na rimwe umukobwa mukundana ariko akaba ateye utya bishobora gutuma ataryoshya imibonano mpuzabitsina. Ariko umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina ni umukobwa ubasha kuba yakwiterura. Nyaboneka hari igihe usanga umukobwa ananutse cyangwa se atananutse cyane, ariko hari igihe usanga nyine umukobwa ananutse nta gatege yigirira, cyangwa se ugasanga uwo mukobwa ni umukobwa ubyibushye cyane nawe ugasanga imbaraga arazifite cyangwa se ntazo, ugasanga kwiterura biragoye cyangwa se biroroshye. Rero umukobwa ubasha kwiterura niyo mukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina. Ndavuze ngo umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina ni umukobwa ushobora kuba yakwiterura byose cyangwa se ananutse. Uwo mukobwa aba aryoshya imibonano mpuzabitsina. Undi mukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina ni umukobwa ufite umubiri woroheye nk'ishashi irimo amazi. Umukobwa ufite hagati y'amaguru hegeranye, afite mu kiziba cy'inda hasa nk'ahabyimbye, uwo mukobwa nawe aba aryoshye. Ibi ngibi ni ibimenyetso simusiga. Dore kandi ibindi bimenyetso bizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina. Ni umukobwa ugira ubukirigitwa kandi akagira amarangamutima menshi, kandi akaba ari n'umukobwa urizwa n'ubusa, yababaye cyangwa se yishimye. Rimwe na rimwe usanga ari wa mukobwa ukunze kuba arimo ararira, akantu gato karakoma akarira, arasetse akarira, buri kimwe cyose nyine umukobwa ukunze kugira emotion. Uwo mukobwa aba aryoshye kandi anaryoshya imibonano mpuzabitsina, kuko ntabwo buri gukorana n'umukobwa ntakorera ntaki umeze nk'urukwasi igiti nacyo kiravuga. Undi mukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina ni umukobwa ufite iminwa myiza, iminwa ye ibigaragara. Umukobwa ufite iminwa myiza uramureba bikagutera kugira irari, uramureba ukavuga uti uyu mukobwa ni sawa. Kuko hari igihe usanga umukobwa ateye nabi pe, ariko afite iminwa myiza ugasanga abantu baramukunda, ariko hari n'igihe usanga umukobwa ateye neza ariko nta minwa, usanga ntibamukunda. Rero iminwa nayo igira uruhare mu gutuma bigaragaza cyangwa se agaragara nk'umukobwa waryoshya imibonano mpuzabitsina. Kuko ntiwaba uteye nabi ngo ukubonye cyangwa se umusore ukubonye agirira irari, oya, ahubwo wundi uteye neza niwe bagirira irari. Kandi umukobwa wundi uryoshya imibonano mpuzabitsina ni umukobwa uba uzi kwiyitaho, nanone akitera makeup, akambara neza, akagaragara neza, umubonye akavuga uti uyu nguyu wamu. Igihe wisize ugasa neza, ukubonye akavuga uti uyu mukobwa ni sawa cyangwa se uyu mugore ni sawa, bizatuma nyine imibonano mpuzabitsina iryoha. Kuko ntabwo waba usa nabi ngo umuntu akugirire irari, ntiwaba umeze nk'akarara mu ivu ngo ubone ukugirira irari. Nanone nyine ikintu gishobora gutuma uryoshya imibonano mpuzabitsina ni uko uba ugaragara neza. Ikindi kandi kizakwereka umukobwa uryoshye cyangwa se unaryoshya imibonano mpuzabitsina, aba afite amazi menshi. Iyo agize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina asohora amazi menshi, cyangwa se igihe cyose agize ubushyuhe cyangwa se yumvishe ashatse imibonano mpuzabitsina atangira ku mwanya w'ibanga yiwe hazaho amazi. Ikindi kandi ku gitsina cye hakazaho n'ururenda rwinshi rutuma biryoshya imibonano mpuzabitsina. Ibyo nabyo cyangwa se icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso simusiga. Ikindi kimenyetso kizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina, umubiri wose
uba unyeganyega cyangwa se igihe cyose urimo uramukoraho cyangwa se igihe cyose wagize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina umubiri wiwe uratitira, amaboko, amaguru cyangwa se akumva ibintu birimo kumunyuragura mu mubiri bimeze nk'umuriro. Uwo mukobwa rero ashobora kuba nabikubwira akavuga uti ndi kumva hari utuntu turi kunyura mu mubiri. Uwo mukobwa aba aryoshya imibonano mpuzabitsina kandi nawe ubwe aba aryoshye. Ikindi kimenyetso kizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina nyuma ya sex cyangwa se nyuma yo gukorana imibonano mpuzabitsina, agerageza gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma akwiyegereza kugira ngo nubwo icyo gikorwa cyarangiye ariko mube aba kuri hafi, mube muri kumwe. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kuko bizatuma ubuzima bwawe buba bwiza. Nanone igihe cyose nyine wakoze imibonano mpuzabitsina bituma ubuzima bwawe buba bwiza. Ikindi kandi nanone kizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina, umubiri we ukwereka ibimenyetso. Nanone amabere ye aragenda agahaguruka agashinga, ahumeka cyane, agira ubushyuhe ku mubiri wiwe. Amabere aragenda agashinga nk'amacumu, mbese nawe ukayabona ukavuga uti uyu mukobwa ubundi ushaka kuba utanamukorakoye nka bimwe mu bikorwa cyangwa se igikorwa kibanziriza imibonano mpuzabitsina, ariko nanone igihe cyose ubona nyine amabere yashinze jya ugerageza utabara umwana w'abandi nyaboneka kugira ngo yicwe n'ubwo bushyuhe, wagerageza ukabumugabanyiriza. Ngaho rero njye nitwaye wagejejeho kino kiganiro mbereka ibimenyetso bizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina. Numubona nyaboneka ntukamupfusha ubusa kuko ni benshi usanga batayiryoshya, ugasanga umugabo arinubira umugore we, ugasanga arimo arajya kugura indaya. Izo ndaya rero usanga nazo zikoresha ibanga. Wa mukobwa wa mugore we ibi bintu uzabikoreye cyangwa se nashaka kubona agaragaza bino bimenyetso nyine nawe umenya ukuri nuko. Wibuke ukande subscribe niba utarayikanze kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho. Naho njye nitwaye wakoze kuri bino video.